Imana ni nziza kandi ibihe byose mureke dushime Imana kubw'ubuntu bwayo n'urukundo rwayo itugaragariza uko bukeye n'uko bw'izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mureke kandi dusabe kugira ngo buri muntu wese ahuguke kugira ngo aya masaha arusheho kutubera y'imigisha, kuko umwanya nk'uyu nguyu Satani arawanga. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Muraho mwese? Muraho? Imana ni nziza kandi ibihe byose tubivuge rwose dushize amanga, kuko Imana ni nziza. Imana ni nziza kandi ibihe byose ngiye kubasuhuza. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amakuru yanyura? Amakuru hari akantu nshaka twiga. Iyo babajije ngo amakuru, naye makuru mashyashya dufite ntabwo ari mashyashya, ariko ni amakuru meza kandi adutera ibyiringiro. Iyo bakubajije ngo amakuru, turasubiza ngo Yesu ari hafi. Imana ni nziza. Amakuru mureke dushime Imana ko Kristo ari hafi, agiye kuza agakuraho imibabaro, agakuraho intimba, agakuraho ibiducogoje byaduciye intege ibihe byose, tukigira mu bwami bw'ijuru. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nagiye gushima Imana kubera ko yongeye kumpa akanya ko guhagarara hano mvuga ijambo ryayo. Kuri njyewe nubwo Bibiliya ivuga ko tugomba guhora twezwa, ariko nk'ababwiriza bagenzi banjye nihereyeho, iyo Imana impaye amahirwe nk'aya, kiba ari igihe cyo kugira ngo umuntu arusheho kwisuzuma, yisubiremo. Ko Pawulo yaravuze ngo nicyo gituma mu gihe mbwiriza abandi nanjye nibwiriza kugira ngo ntawugawa. Iyo Imana iguhaye amahirwe uba ugomba kubanza ukisuzuma kugira ngo ibyo ugiye kubwiriza abandi bitabite kuguciraho iteka. Rero uyu munsi tugiye kwigana amagambo atarambiranye, ariko amagambo nanone akomeye. Mu kanya umwana muto yamaze kutwigisha icyigisho cyavugaga ngo nimube maso, adukangurira kuba maso kandi atubwira ko Yesu yagiye kandi azagaruka akatujyana. Natwe rero tugiye gukomeza twibaza ikibazo kibaza ngo mbese ubu ni igihe ki? Haleluya. Ikibazo kibaza ngo iki? Kadusabe ababyeyi bafite abana kugira ngo babungabunge, kugira ngo aya masaha y'umugisha atatubera imbogamizi cyane, ko Satani muri aya masaha meza ngo ahagurukana n'imizi n'imiganda kugira ngo akome mu mukora aho umugisha washoboraga kuva. Tugiye kwigana rero icyigisho kivuga ngo mbese ubu ni igihe ki? Kivuga ngo iki? Mbese ubu ni igihe ki? Ngaho reka tubanze twibaze ikibazo, nanjye nyibabaze munsubize. Mbese ubu ngubu ni igihe ki? Nta muntu wadusubiza. Mbese ubu ni igihe ki? Ngo ni saa sita. Hari umuvandimwe uvuze hano ngo ni igihe cyo gusohora ku isaha y'iki y'ubuhanuzi. Arakoze. Iki ni igihe abantu b'Imana bakwiye gukanguka, ni igihe dukwiye kureba ku isaha ya gihanuzi, ni igihe dukwiye kwibaza, tukareba, tugatekereza, tukava mu bitotsi. Ngo mbese tujye dutekereza iby'iki gihe tugezemo? Mbese tujye dutekereza iby'iki gihe tugezemo? Mbese tuzi neza ko tugeze ku iherezo ry'ibihe cyangwa turasinziriye ntituzi riva n'irirenga? Hari umuhanzi waririmbye aravuga ngo mbese ko bucya bukira ngo amaherezo azaba yaje. Hari n'abakristo babona bucya bakabona bwira, bakabona bukeye bakabona burongeye burije, ariko bakavuga ngo ariko amaherezo azaba yahera. Mbese twakangukiye guhanga amaso gusohora kw'ibihe n'ibimenyetso by'imperuka? Mbese nk'abakristo b'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi twakangukiye guhanga amaso ndetse no gusohora kw'ibihe biheruka n'ibimenyetso by'imperuka? Cyangwa Bibiliya ubuhanuzi buri kudusohoreraho ngo twifitiye ubugoryi bumeze nk'ibitotsi? Cyangwa twifitiye ubugoryi umeze nk'ibitotsi niyo bataravuze ibitotsi bimeze nk'ubugoryi? Dusinziriye mu gihe kigoye kandi gikomeye twagakwiye gukanguka. Uko igihe Yesu yendaga kubambwa yabwiye abigishwa be ngo mbese nimukwiye kubana amaso nanjye byibura isaha imwe, ariko igihe bagombaga gukanguka barasinziriye.
maze igihe bagombaga kwisinzirira igihe yaje babwira ngo urugamba rurarangiye n'imwisinzirire, ahubwo babona gukanguka. Ngo buriya intumwa za Yesu iyo ziba zarabyitwayemo neza zigakora ibyo zagombaga gukora, ngo baba barapfanye na Kristo kandi bagahita bazuka bakigira mu ijuru. Ariko kubera ko bagize ubwoba bagasinzira mu gihe cyo gukanguka, bahuye n'akaga gakomeye cyane, ariko Imana ishimwe ko yabahaye imbaraga bagatsinda, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mbese ubu ni igihe ki? Reka dusenge. Data ukirana kudukunda, turagushimira izina ryawe rihabwa icyubahiro. Nshima imbabazi zawe n'ubuntu bwawe tugaragariza ko bukeye n'uko bwije, ubishimirwe. Tugiye kwiga ijambo ryawe, tugiye kureba aho igihe kigeze kugira ngo dukanguke turi maso. Ubane natwe kandi turinde umwana wo kurimbuka. Mwuka wawe abe muri iri teraniro, maze akabaka imitima yacu kandi ayikarabirize kwakira ijambo ryawe. Icyo Imana yemerewe ko igiye kuvuga tuzibanire nawe. Tubere ibyiringiro kandi dukomeze ko ariyo duhanzeho amaso, tukagira ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Ngiye kwiga amagambo mbese ubu ni igihe ki? Mbese ubu ni igihe ki? Mbese ubu ni igihe ki? Mbese twiteguye guhagarara dushize amanga tugahamya impamvu zo kwizera kwacu? Reka mbaze ikibazo kimwe njya nkunda kubaza abantu batatu, ndafumbaza aho nshaka bihangane bagisubize. Mbese kubera iki turi abadivantiste? Reka kwishyira mu ruhame tuvuge ngo mbese kuki uri umudivantiste? Papa Sabato. Haleluya. Arasubije, Imana imumugisha cyane. Arasubije ngo impamvu ari umudivantiste ni uko umunsi yari amaze kumenya ukuri, agasobanukirwa n'ijambo ry'Imana rivuga, yemeye uwo mucyo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Undi muntu agiye kudusubiza impamvu ari umudivantiste ni Mama Joy. Amen. Haleluya. Uyu impamvu ari umudivantiste ni uko yamenye yuko itorero ari itorero ry'ukuri rivugwa mu Byahishuwe 12:17, ririya ikiyoka cyarakariye kikarwanyaho mu rubyaro rw'uwo mugore bakomeza amategeko y'Imana kandi bakurikiza guhamya, bafite n'umwuka w'ubuhanuzi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Buri muntu wese iki ni igihe cyo guhamya abo turibo kandi tugahamya impamvu zo kwizera kwacu. Impamvu y'umudivantiste ni uko nasomye Bibiliya nk'uko uyu mubyeyi yabivuze, nkamenya yuko isabato ari itegeko tugomba kubahiriza mu mategeko yose y'Imana kandi atagomba kuvamo na rimwe. Nkamenya yuko iri tegeko ari itorero ryasigaye rihamya rikurikiza amategeko y'Imana kandi rifite guhamya nko kwa Kristo, kandi nkamenya yuko iryo torero ry'ukuri ryasigaye rivugwa mu byanditswe byera. Uko niko kwizera twese dukwiye guhamya, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nyamara abantu benshi barasinziriye, nyamara abadivantiste benshi turi kugenda duteshuka, dutakaza umwimerere ndetse n'ibyo twizera tukava mu nzira. Nyamara iki ni igihe cyo gukanguka, kuko ubuhanuzi buri kwihutira gusohora uko bucya n'uko bwira. Yaba twarabayeho kandi twarakoze nk'uko twagombaga gukora, ubu Kristo aba yaramaze kugaruka. Kubera ko Abisirayeli kuva muri Egiputa bajya muri Isirayeli bagomba kuhagenda byibura ibyumweru 2, ariko kuko batumviye Imana, kuko bagomeye Imana bazerereye mu ubutayu imyaka 40. Natwe iyo tuba twarakoze inshingano zacu nk'uko bikwiye, imibereho yacu ikabwiriza ubutumwa, ubu Kristo aba yaramaze kugaruka. Ariko Satani ahora duhuma amaso ashaka kutwereka ko dufite igihe gihagije. Satani ahora duhuma amaso adashaka ko dutekereza ku by'uru rubanza igiye kuzacirwaho bidatinze. Uko mu ntambara ikomeye baravuze ngo uwizera Kristo wese akwiye kwibaza ngo Mana yanjye ushaka nkora iki? Ngo dukwiye gufata igihe gihagije cyo gusenga kandi twigana ijambo ry'Imana umwete, ngo cyane cyane dutekereza ku rubanza igiye kuzacirwaho bidatinze. Iyo buri muntu wese yaratekereje ku rubanza igiye kuzacirwaho bidatinze. Mbese ubu ni igihe ki? Ni igihe cyo kureba ku isaha ya gihanuzi nk'uko twabibonye. Ni igihe cyo gutekereza byimbitse tukareba ngo isaha ya gihanuzi imeze gute. Mbese ubuhanuzi burihutira gusohora umurongo ku murongo gute? Ntabwo ari igihe cyo gusinzira, ntabwo ari igihe cyo kuba nk'ab'isi ngo tuvuge ngo bahereye kera babivuga ariko Yesu ntazaza. Mbese ubuhanuzi buvuga iki ku byerekeye ibihe turimo? Iyo dusomye mu rwa 2 rwa Timoteyo, isomo dukunda guhora dusoma ibihe byinshi, igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza wa 5, Pawulo yandikiye Timoteyo amubwira iby'ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Aramubwira ati
mumenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Mbese ibihe birushya ntibyaje? Dusohoreho n'ibihe bigoye kandi birushya birenze ibyigeze bibaho mu binyejana byahise. Kuko icyo gihe abantu bazaba bikunda, bakunda impiya cyangwa se amafaranga, ngo birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batari nabera. Yarakomeje aravuga ngo bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo. Abantu bo mu minsi y'imperuka bafite kwiyoberanya ngo bafite ishusho yo kwera, barambara. Icyubahiro kizadukoraho. Ngo ndi umushefu guide, ngo nteye ubwoba, ngo ndakaze, nkaza nkakora parade, nkabwiza, nkaririmba. Ariko mu by'ukuri ibyo bita muri théâtre cyangwa muri filime ngo behind the scene, ibyabereye inyuma y'aho abantu baba batabona. Ariko behind the scene imibereho yacu ihabanye n'uko tugaragara. Hari igihe tugaragara nk'abakristo bo ku isabato gusa, nyamara ibyo ni bimwe mu bimenyetso byahanuwe. Ariko abemeye kuyoboka Kristo bakagendera mu nzira ze bazarabagirana, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Kandi bagiriwe inama yo kuvuga ngo abameze batyo mujye mubatera umugongo. Kubatera umugongo si ukubakiraho iteka cyangwa kwitandukanya nabo, ahubwo kubatera umugongo ni ukwirinda kwifatanya nabo mu byaha byabo. Mbese ibi si urucabana. Haryo abana bakunda kuvuga ngo ibi ngibi ni urucabana. Yavuze urubanza rw'urucabana ni urubanza rw'umwana yaca akavuga ati urubanza akaruca uko ukwiye gucika. Ni ibintu bigaragarira umuntu wese. Hano hari ibimenyetso Yesu Kristo yatanze, ariko uyu munsi byabaye nk'urucabana kuko umuntu wese arabibona. Mbese ibi si urucabana. Abantu bose n'ibyaremwe byose biragaragaza kandi birabona ko turi mu minsi y'imperuka. Yesu yahanuye iby'intambara nk'uko biri muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 7. Aravuga ngo ubwo yari abarimo ngo tubwire ngo ibyo bizabaho byari n'ikimenyetso ko kwawe n'ikimero kahise n'iki. Barabwira ngo mwirinde hatagira umuntu wese, kuko benshi bazaza bita izina ryanjye batiriye Kristo, bazayobya benshi. Umurongo wa 7 yavuze ngo muzumva intambara n'impuha z'intambara. Abantu bari gusinzira mwiriwe. Abantu muri gusinzira mwiriwe. Ntabwo waba ubona biri kugucikiraho ngo usinzire. Ntabwo waba uri mu rubanza uri gucirwa urubanza ngo usinzire. Ariko dusohoreho n'ibihe bigoye kandi biteye ubwoba, aho imiruho n'imihati yo mu isi yose tuza tukayirunda ku isabato, tuyiruha ku isabato, tukaba ariko kanya tubonye ko nyine ko kuruhuka tukirirwa dusinzira. Nyamara tugakwiye guha Imana umwanya nk'uko Yesu yabwiye abigishwa be ngo mbese nimukwiriye kubana amaso nanjye n'isaha imwe. Mama twari kumwe ku isabato yatugurishije igisha yavugaga ngo umushinga watangije ntuzahomba. Umushinga wo guha Imana umwanya ntabwo ari umushinga ushobora kuzahomba. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Mbese intambara ntizagaragaye, umuzumva intambara n'impuha z'intambara. Abantu bazavuga intambara bazane n'ibihuha byazo. Ishyanga rizatera irindi shyanga muri Matayo 24:7 ngo hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe. Ibyo bizaba ari intangiriro yo kuramukwa, cyangwa se bizaba ari nk'ibimenyetso bigaragaza ko umugore agiye kubyara, cyangwa se ibise bigaragaza ko umubyeyi agiye kubyara. Mbese inzara ntitwazibonye, mbese intambara ntitwazumvise muri Kongo ntibicika, mbese Ukraine n'Uburusiya intambara ntiyatangiye bavuga ngo Uburusiya buzatsinda Ukraine mu gihe gito, intambara ikaba irengeje umwaka. Mbese imitingito muri Haiti no mu bindi bihugu ntihari kugenda habaho umutingito. Hari igihe haza umutingito ukaza uri ku kigero cyo hejuru, urengeje umutingito wopima mu byo bita magnitude, ukaza ukagera kuri magnitude ukarenga kuri 5 ukagera nko mu 8. Hahandi buri kintu cyose gishobora kunyeganyega kikikubita hasi. Kandi inzara n'ibishyitsi hamwe namwe twarabibonye. Ibyorezo ndamwe ntashidikanya ko nta muntu n'umwe utarabibonye. Ibyorezo byabaye gikwira kugeza ubwo bigera ku isi yose, nk'uko biboneka muri Luka 21 umurongo wa 11. Urugomo muri Matayo 24 aravuga ngo kuko ubugome buzabwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Abantu bahagurukiye kuba abagome, urugomo rwarakwiriye hirya no hino, kandi byose ni ibimenyetso bivuga kwa Yesu. Nk'uko twabibonye muri Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza wa 4, abantu bazarushaho kugira imyitwarire mibi, kandi ntabwo ari abantu gusa, ahubwo nabo mu nzu y'Imana. Gukunda Imana n'abantu
byaragabanutse nk'uko biri muri Matayo 24:12 twavuze havuga ngo kuko ubugome buzagwira urukundo rwa benshi ruzakonja. Uburyarya mu itorero nk'uko babivuze hano muri Timoteyo 2:3 ngo abantu bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bakana imbaraga zabo, bagaragara nk'abakristo ariko imibereho ihakana ubwo bukristo. Abantu hari ikindi kimenyetso kigaragaza ibihe tugezemo. Matayo 24:14 twaze tubivuga, ikimenyetso kirusha ibindi ubwiza ari cyo cy'uko ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo buhamye ko bwamiza amahanga yose, ariko imperuka izahera ko ikaza. Mu ikindi kigaragaza ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu ni kiri mu rwa 2 rwa Petero 3:3 umurongo wa 3 n'uwa 4, ahagaragara yuko abantu azaduka ngo bakobana bakurikiza irari ryabo, bahakana bavuga ngo kugaruka kwa Yesu kuri hehe. Urwa 2 rwa Petero 3:3 umurongo wa 3 n'uwa 4 haravuga ngo mubanze kumenya iki yuko mu minsi y'imperuka hazaza abakobanyi bakobana bakurikiza irari ryabo, babaza bati isezerano ryo kuza kwera irihe, kwereye aho basogokuruza basinziriye byose bihora uko byahoze uhereye ku kuremwa kw'isi. Abo bakobanyi tubana nabo umunsi ku munsi. Iyo utari ingingo ivuga ko Yesu agiye kugaruka, ko turi mu bihe by'imperuka, baravuga bati biri hehe ko abantu babivuze uhereye kera. Nyamara ibyo nabyo ni kimwe mu bimenyetso by'imperuka. Hari n'ibindi bimenyetso bikomeye kandi biteye ubwoba bigaragaza ibihe bidusohoyemo byo kugaruka kwa Yesu. Turimo turiga amagambo avuga ngo mbese ubu ni igihe ki. Dukwiye gutekereza, tugatekereza ku rubanza yo kuzacirwaho kandi tukiyarura, tukikura mu kaga isi igiye kuzacirwaho bidatinze. Ibindi bimenyetso bikomeye kandi biteye ubwoba ni ugukora kw'imbaraga idasanzwe y'umwanzi, kwihuriza hamwe kw'imbaraga y'ikibi. Muzasome hano hari ibyigisho dukwiye gusoma byo mu gitabo cy'intambara ikomeye, igice cya 31 kivuga umurimo w'imyuka mibi. Bagaragazamo imikorere ikomeye ya Satani, ariko babaje kandi giteye ubwoba ntago abadivantiste bose bakarinzi bishaka gusoma. Mu gitabo cy'intambara ikomeye igice cya 32 havuga imitego ya Satani. Bavuga uburyo Satani agenda akoresha amanyanga akomeye cyane kugira ngo atege abantu imitego. Bakanavuga mu gice cya 32 bakavuga igishiko cya mbere gikomeye, kandi bavuga ko igishiko cya mbere gikomeye Satani ateza abantu ari ukumenyesha abantu yuko Satani atariho. Igishiko cya mbere gikomeye ni kubwira abantu yuko Satani atariho. Akenshi tubona amashusho ya Satani tuzamubona nk'ikintu kibi gifite amahembe, ariko kiriya ni kimwe mu bishuko bigize bite bikomeye bya Satani kugira ngo abantu bamwitiranye. Satani ni umuhanga ukorera mu bwihisho, kandi imigambi ye akagenda yigeraho ruto ni ruto, ariko abantu ntagashaka ko abantu babamenya. Rero kimwe mu bigaragaza yuko turi mu bihe by'imperuka kandi bikomeye ni ugukora gukomeye cyane kandi ko mu bwihisho kwa Satani, ariko ibyo akora afite abambasaderi bamukorera. Nawe yigeze kubabwira yuko hariho itorero rya Satani ryitwaga Satanism Church yo muri Amerika mwaka w'1962, ryari ryarashinzwe n'umugabo wari umwambasaderi ukomeye wa Satani. Ngicyo gihe ngabantu bagiye gusengera mu idini ryo kwa Satani babizi neza ko ari kwa Satani bagiye gusengera, ngo baragendaga umuntu wese agafata igitabo nka Bibiliya cyangwa Korowani cyangwa igitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi, twarabivuze, ngo bakagenda bagasenga, ngo basengaga bacanye umuriro mwinshi, ngo ntago bagendaga Bibiliya kugira ngo bazisome, ahubwo bagiraga ngo baziteshe agaciro. Ngo baragendaga bagerayo bakicara ku matapi yabagateguye, bagafata bya bitabo bakabyicaramo, ngo bamara kubyicaramo bagasenga ibyo basengaga n'ubimbaza, ariko basenga Satani. Ngo abantu bagashimisha irari ryabo, bagakora ibibi bashaka, bagasambana, bakanywa inzoga. Ngo barangize isengesho rya nyuma basengaga nuko bafataga za Bibiliya na bya bitabo byose bakabijugunya muri wa muriro w'inkeke babaga bacanye, bigashya bigakongoka. Ariko igihe cyaje kugenda gisohora, abantu banga kwitabira iryo dini rya Satani ko ryari idini ryo kumugaragara. Satani abona yuko arimo akora iby'ubusa, ahitamo noneho gufata idini ya Satani, Satanism Church, akayimurira mu matorero yose yo hanze ahangaha avuga yuko yizera Imana. Yaravuze ngo turabona abayoboke bacu bigaragara babuze, none reka dutore abakristo batahindutse.
nababwiye yuko ngo abantu babwiriza ubutumwa bwa marayika wa gatatu ariko bakaba batarahindutse ngo ni abajenerali ku rugamba rwa Satani. Ibyo bintu mubyumve mubimenye. Umuntu wese wahagurukiye kubwiriza ubutumwa bwa marayika wa gatatu ariko akaba atarahindutse ni umujenerali ku rugamba rwa Satani. Ngo Satani rero yohereje abambasaderi yo mu matorero kugira ngo akorere mu mitima y'abantu batahindutse. Niba waragundiriye ibyaha byawe ukaba waranze kwihana, Satani azagukoresha nk'icyitso. Reka turebe bimwe mu bikorwa Satani ari gukora, kandi muzajya mubona mu itorero hanadukamo ibintu bikomeye kandi bibi, muvuge ngo itorero ryaraguye, itorero ntirikiri ryera, ariko ari abambasaderi ba Satani barimo babikora. Yahagurukije umutwe ukomeye cyane witwa abajesuite, washinzwe n'umupapa witwa Ignatius de Loyola, ngo ufite intego yo kugarura abaprotestanti kwa papa, kwa Kiliziya Gatolika. Abo bajesuite rero niba uzabona baraza bakiga teoloji n'ubundi barayize barabinuje, bakaba pasiteri, bakaba babwiriza, tukabagirira icyizere, bagakora mu buryo bwinshi. Ariko reka turebe bimwe mu bikorwa biteye ubwoba ndetse by'akabarore Satani ari gukora muri ibi bihe biheruka, kugira ngo tumenye n'ibihe dusohoyemo, tumenye n'uko tugomba gukora, tumenye yuko dusohoye mu bihe bigoye kandi biteye ubwoba birenze ibyigeze bibaho mu mateka y'isi, tumenye ko dukwiye gutakamba tugasaba Imana imbaraga kugira ngo tuzahagarare tudatsinzwe. Satani ari gukorera mu bwisho buteye ubwoba, agakorera mu buryo bw'amanyanga akomeye. Ikintu gituma Satani agera ku ntego, hari ibintu bitatu Satani arimo ateza abantu ngo biri gutuma agera ku ntego, akaba successful, akagera ku ntsinzi. Ngo impamba ashaka gupfunyikira abantu hafi ya bose batuye isi, ngo ni impamba ikubiye mu bintu bitatu bizatuma agera ku ntego ze. Impamba ya mbere ni uguteza abantu irari ry'amaso. Impamba ya kabiri ni uguteza abantu irari ry'umubiri. Impamba ya gatatu azateza abantu kugira ngo agere ku ntego ni uguteza abantu kwikuza cyangwa se kwishyira hejuru. Baravuze ngo Satani ashaka guteza abantu ubwibone, ubutunzi no kwamamara. Ngo abantu bamwe bashaka kubagira ibyamamare, bityo bamara kubagira ibyamamare bakamamaza ibikorwa bye. Ngabashaka guteza abantu irari ry'umubiri, ibyo kwifuza ngo nicyo kintu kiyoboye isi. Ubusambanyi bw'indengakamere, ngo Satani afata ibyaremwe n'Imana akabikoresha mu bushake bwe. Aravuga ngo Imana yaremye imibonano mpuzabitsina kugira ngo abantu bayikore mu gihe gikwiye, bororoke nk'uko Imana yaremye umugabo n'umugore. Ariko Satani arashaka gufata Imana yaremye akabikoresha mu buryo budakwiye kugira ngo ashyigikire cyangwa se asohoze umugambi we muri twebwe. Yahagurukiye abantu, kandi yahagurukiye cyane kuroga intekerezo z'urubyiruko, kuko yavuze yuko urubyiruko naramuka rwigaruriye rukiri rutoya, akica intekerezo z'abana bato, akabashora mu bice bibi no mu busambanyi, ngo abo bana batoya batangiye iyo mico bakiri bato, ngo nibo bazaba ingabo ze, nibo batazigera bamutenguha mu binyejana bizakurikiraho. Yavuze yuko afite gahunda yo kwinjiza no kuroga intekerezo z'urubyiruko kugira ngo abagushe mu mutego w'ubusambanyi. Mutekereza ko ari ukubera iki ubusambanyi bweze muri iki gihe kuruta ibindi bihe? Kubera iki ubusambanyi bweze muri iki gihe kuruta ibindi bihe? Hari isi urubyiruko rwibereyemo, ababyeyi bamwe na bamwe batazi yuko ibyo ngibyo ariko bimeze. Nyamara nk'ababyeyi mwe mudacunga, abana bacu baragenda bangizwa n'ikoranabuhanga mu buryo budasanzwe. Yavuze yuko Satani agomba gukoresha ibishoboka byose akaroga intekerezo z'abana, bagatangira kujya bareba amashusho y'urukozasoni, bya bindi bita ngo ni za porunogarafiya, imikino y'abantu basambana, kugira ngo intekerezo zabo zangirike, bityo nabo ibyo babona bazabashe kubishyira mu bikorwa. Kandi ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza yuko urubyiruko rwinshi rufite aho ruhurira n'ibyo bintu. Yewe ku bushakashatsi nikoreye nibarije abanyeshuri, ndabaza ngo abantu babashije kureba amashusho y'urukozasoni ni bangahe? Abahungu batagira isoni benshi barateye, abandi benshi barifata ntibatera, ariko ndahamya nashidikanya ko no muri abo batateye harimo abagize gute, abazirebye. Ubuhamya bundi gifite ku giti cyanjye ni ubw'umwana umwe wigeze kuzarambwira ngo kugira ngo mwabyeyi mubyumve mumenye ko twugarije, mumenye nuko mugomba gufasha abana banyu. Kuko nabonye ejo bundi ngo harijije umunsi wavugaga ngo uburenganzira bw'abana ku bijyanye n'ikoranabuhanga. Iri koranabuhanga ni mutaricunga biraza kutugendekera nabi cyane. Kuko mu gitabo cy'inama y'itorero harimo ikigisho kivuga ngo inzira z'ubwenge zikwiriye kurindwa izo arizo. Ngo dukwiye kurinda inzira z'intekerezo zacu, kuko intekerezo z'umuntu iyo zimaze kwangirika biba birangiye.
mbese abantu bize iby'ikoranabuhanga bari hano cyangwa se n'abandi babizi, ntabwo muzi yuko byibura buri mwaka tugura antivirus dushyira muri mashini zacu kugira ngo virusi zitazava kuri internet cyangwa se ku mafurashe disike dushyiraho zikaza zikatwangiriza mashini. None niba tubasha kugura izo antivirus tukazishyira muri mashini kugira ngo zitazica mashini zacu, kubera iki tudakwiye kurinda intekerezo zacu? Umwana muri icyo gihe yaraje arambwira ngo wagakwiye kubimenya nkawe mwarimu ko uriya mwana hari umupangayi ucumbitse iwabo, ujye umuzanira telefone irimo amashusho y'urukozasoni ngo ayarebe. Ngewe nigeze kujyayo ariko umwana ambwira sanga ari kuyareba. Negereye uwo mwana mubaza ukuri kwabyo, ambera ifura ntiyabimisha. Arambwira ngo uwo mugabo, niba ari umugabo niba ari umusore simbizi, yaraje akajya mpamwe ndebe. Nyuma yo kureba hakurikiye iki, ngo nyuma yaho yarambwiye ngo ninzajye nza musure muri geto ye, bityo atangira kujya ashaka kunkorakora, ashaka kumbwira ngo dukore imibonano mpuzabitsina. Umwana w'imyaka 12. Ababyeyi muri aho ngaho muri gushakira abana abanyamashuri, muri gukoresha ibishoboka byose kugeza kwiga byinshi byavuga ngo ariko byakumarira iki? Byakumarira iki ukoreye umwana wawe buri kimwe cyose akazarimbuka? Byakumarira iki ukoreye buri kimwe cyose umwana akazapfira mu mazi akazapfa ahagaze? Mwababyeyi mwe mucunge kandi rubyiruko mumenye neza ko ikoranabuhanga atari byiza. Abana tubona umunsi ku munsi njya mbibabwira, Facebook, imbuga nkoranyambaga zizarikora. Njya mbabwira nigeze gufata Facebook nkiretinga mpanga account ya Facebook niyita umukobwa kugira ngo ndebe ibigerageza abakobwa bahurira nabyo kuri Facebook. Ndababwiza ukuri yuko mu minsi itarenga 3 nari maze kwakira ubusabe bw'ubushuti burenga nk'ibihumbi 2000. Nyuma yaho rero abagabo batagira umutima batangiye kuntereta bazi yuko bari botereta umukobwa, ariko bwari ubushakashatsi nari ndimo. Ariko igitangaje giteye isoni giteye n'ubwoba, abagabo benshi nta n'ubuhamya nabihera bwanjye banyoherezaga amafoto bagaragaza ubwambure bwabo, bambwira ngo nanjye nimbohereza amafoto nambaye ubusa. Hari n'uwambwiye ngo nifate video ngo nambaye ubusa ngo ndagize nyimwoherereze kuri WhatsApp. Iyo account icyo nashaka kureba narakibonye hashize iminsi 3 ndayisiba nyivaho. Ariko mumenye yuko iyi ntekerezo zacu ikoranabuhanga umugambi wa Satani urimo uragenda usohorera mu ntekerezo zacu kugira ngo ibinyejana bizaza azabashe kubyica. Satani arimo arakoresha ibishoboka byose kugira ngo ateze abantu irari ry'umubiri n'irari ry'amaso, kandi yavuze yuko agiye guteza abantu ubwibone. Kandi noneho Satani bamaze kugera agera ku ntsinzi ngo noneho ntabwo agiteza abantu gukora ibyaha gusa, ahubwo asigaye ateza abantu gukora ibyaha barangiza bakanabiserebura, bakabyishima, bakabyigamba. Ugasanga umuntu aravuga ngo jyewe ngo nakoze ibi ngibi ni n'ubuhamya bw'ibibera mu rubyiruko, cyane cyane ndavuga urubyiruko. Abana b'abakobwa babangaho ni ibintu byeze. Ejo bundi turi mu Bugesera nabyumvaga hano nkagira ngo ni naguze. Turi mu Bugesera umubyeyi yaduhaye ubuhamya bw'ibyo natwe dusoma twibonera ko abana b'abakobwa bafata amajipo bagaca imifuka kugira ngo abahungu bazajye baza bakoremo babakabakara. Kandi urubyiruko rwinshi rugize rute rurabikora. Abahungu bamara gukabaka abakobwa bakagenda babyigamba bati twagize gute, mureke kwangiza hazaza hanyu. Reka nongere mbwiza ukuri abakobwa babangavu bakiri batoya babyiruka, umuhungu uzemera akagukabakaba nimuhura mu myaka 15 mwarakuze, ndahamwe ntashidikanye yuko ibyo bizakugiraho ingaruka. Azakureba avuga turi umuntu yarangiye hakiri kare kandi wazaba ari aho ngaho ashikanye. Uriya muntu wemeraga ko abantu bamukabaka bacaga amajipo tukiga mu wa mbere segonderi, umuntu wapfuye mu mutwe kare kuriya wamugira umugore, bityo hazaza hawe haba hazaza habi kubw'amahitamo wagize mu bwana arimo kudatekereza kabiri. Satani ariko garuno ariko arashaka kwangiza intekerezo zacu cyane kugira ngo azabashe kugera ku ntego ye. Ishari nimugoroba niba barimo tubwira ngo abakristo natwe ubwacu barahagarara mu Kristo, Satani aradukeza ko gukora ibyaha twanje tukanabyigamba, agahagarara akavuga ngo jyewe uriya muntu ndamwanga. Reka nkubwire mwizera wo mu Adventiste, niba hari umuntu uzi ko wanga utitaye ku mpamvu yose waba umwana, umenye ko ubwami bw'ijuru igihe cyose uzaba kimwanga buri kure yawe nk'izuba. Kura urwango mu mutima wawe, kuko ni umugambi wa Satani wo kugira ngo azabuze abantu ubugingo. Satani ntagiteza abantu ibyaha ngo twabibonye, ahubwo arashaka kubateza
kubikora bakanabisirebura bakabyishimira. Kandi Satani yavuze ko ashaka guha abantu ubwamamare bityo nabo bakamamaza izina rye n'ibikorwa bye. Satani arashaka guteza abantu ubwibone n'irari ry'amaso, nyamara hari n'ibishuka abakristo benshi tugwamo. Satani yavuze yuko arimo yamamaza ubutinganyi, ngo ariko ikibabaje gikomeye ngo nuko arimo bwamamaza akoresheje rogo y'Imana, umukororombya ni indahiro Imana yakoze yatanze ivuga ko itazongera kurimbuza abantu mwuzure. Nyamara kimwe mu birango bigaragaza abatinganyi ni umukororombya. Ejo bundi habaye umunsi mpuzamahanga w'abatinganyi, ariko ikibazo giteye ubwoba ni uko mu Rwanda ambasade z'ibihugu zazamuye ibendera ry'abatinganyi muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ariko Imana ishimwe kuko yakoresheje Perezida Museveni ahamya yuko ashyiraho itegeko ry'igihano cy'urupfu ku bantu baryamana bahuje ibitsina. Nubwo nyine na isi irimo imuhagurukira ishaka yuko ibyo bintu bagomba kuba ari uburenganzira bwabo, kandi byaravuzwe nubwo nta kinyamakuru cyemewe nabyisomyemo yuko mu minsi ishize hari umupasiteri w'umudivantiste wo mu Burayi ngo ubwe bihamirije yuko ari umutinganyi, ariko ntabwo ari umupasiteri uyobowe n'umwuka w'Imana. Niba abajesuiti baribo bashaka kwinjiza no gusebya itorero ariko bakagaragara nk'abafite ishusho y'Imana. Nyamara ngo ikibabaje nuko iyi rogo y'umukororombya ngo Satani arimo yamaze ubutinganyi akoresheje rogo y'Imana, indahiro Imana yakoresheje ivuga ko itazongera kurimbuza abantu mwuzure, ahubwo bakavuga ati nta kintu Imana izadutwara. Ntiyabivuze se? Nyamara Satani arimo aramamaza ibye, ikoranabuhanga ririmo riragenda ritera imbere ariko risohoza umugambi w'Imana, kuko abajesuiti cyangwa se abaminate bahagurukiye kuvuga yuko bagomba kwimakaza iby'abana bahuje ibitsina, ndetse bakimakaza n'ibijyanye no kwishaka. Mu Cyongereza ibyo bita sorogami. Sorogami ni hahandi umuntu avuga ngo giye yongeye kwishaka. Pasiteri akaza akagukingira wowe nawe kugira ngo Satani agenda abusanya iby'Imana yavuze. Niba Imana ivuze ngo wibuke kwezi umunsi w'isabato, Satani wibuke kwezi umunsi w'icyumweru. Imana ishyiraho ibyayo, Satani nakishyiriraho ibyayo. Nyamara ibyo ni ibihe bikomeye kandi bigoye bidusohoreyeho. Nyamara abakristo b'Abadivantiste turashaka igihugu. Ngubu mu kanya muratangira murambe ngurira mugiye ngo none ngo ngurira turamuzi ngegeye kubwiriza ngo turambira ngo turashaka itaye ntashaka kugenda ahantu bashaka kujya bafitiye akamaro ni hehe. Dawidi yavuze ngo ni iby'agaciro kuba mu nzu y'Imana umunsi umwe bihindukira kuba mu mahema y'abanyabyaha iminsi 1000. Ariko umubwiriza niba abwirije abantu baratangira barebe ku isaha abandi batangire bitahe, umenye ko aho uri mujyi atari heza. Duhora tuvuga ngo mu ruhango ngo ahantu hitwa mu by'Imana ngo iyo uvuyeyo uri mujya mu ngendo ese ubwo uragenda utumvise icyo Imana yagutumye ushaka iki. Kandi igihe habaye amahirwe yo kumenya ukuri umuntu akayitesha arimo asinzira yatashye, ngo ayo mahirwe Imana izagufata nk'aho wayumvise, uzakirwa urubanza nk'urw'umuntu wabyumvise mu gihe wari ufite amahirwe yo kubyumva ntubyumve. Satani rero arimo aramamaza ubutinganyi, kandi kimwe mu bigaragaza imikorere ye yavuze ko afite abambasaderi, akazana modeli z'imyambarire igenda ibyutsiruba n'irari ry'abantu. Ariko ikibabaje nuko abakristo kwigira kuri Kristo dusigaye twigira ku isi. Umwambasaderi, umudayimoni cyangwa se umukozi wa Satani akambara imyambaro igenda ibyutsiruba n'irari ry'abagabo. Nawe nk'umukristo kugira ngo ukurikire ishusho ya Kristo cyangwa se turere cy'umwuka w'ubuhanuzi na Bibiliya bivuga, Pawulo aravuga ngo mwambare mwikwije mwe kwisanisha n'ab'isi, ahubwo twebwe tukarushaho gusa n'iki n'isi. Nyamara ibi bihe tugezemo ni ibihe bikomeye, kandi ni ibihe ngo niba ari ikintu kiri gutera imbaraga Satani ngo ni uko azi yuko Kristo agiye kugaruka, nawe agomba gukoresha ibishoboka byose kugira ngo azarimbukane n'abantu benshi. Nyamara twebwe turasinziriye, nyamara abantu ntabwo bashaka kumva ukuri, abantu barasinziriye. Mbese ubu ni igihe ki? Niyo magambo arimo kwiga. Ikindi arashaka gushyiramo imbaraga, ngo ibintu Satani ashaka gushyiramo imbaraga mu bintu biri imbere cyane, ngo ni ibyo kwimakaza gukuramo inda ndetse no gushyira imbaraga cyane mu busambanyi. Cyane ko tuzi yuko hari amagambo nasomye mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi bavuga iby'Ibali Pewori. Narabibabwiye igihe umugabo witwa Baraki yatumye kuri Balamu kugira ngo avume ubwoko bw'Imana. Balamu yabavuma aho kugira ngo Imana ibahe umuvumo, ikaba aho kugira ngo imivumo ibafate Imana ikabahinduriramo umugisha. Balamu na Baraki bagiye inama, ariyo Satani n'ingabo ze bari kujya muri iyi minsi, baravuga ngo tugiye guhaguruka duteze ubwoko bw'Imana ibyaha kugira ngo Imana izabarimbure ko tuzi yuko yanga icyaha. Ubwo icyo gihe Abisirayeli babambye amahema mu kibaya cyitwa Bali Pewori.
ngo bityo abamowabu b'abanyamahanga baraje bakora igitaramo hafi aho ngaho, baraceza, baranywa, barasinda, bityo abakristo abisirayeli batari barahindutse baragenda basambana nabo, bityo umujinya w'Imana ubazaho, bapfa abantu benshi cyane. Satani arashaka kutuyobya ngo dukore mu byizerwa kugira ngo ibyaha byacu bizaba ari byo biturimbuza, kuko nta kindi na gitoya gishobora kuturimbuza uretse ibyaha byacu. Nyamara abakristo, Satani ubwo yahinduye ingamba, arashaka ko tuba muri Kristo, ariko mu itorero rya Kristo, ariko tukaba no muri rya dini rya Satanisme. Niba tudashaka kurekura ibyaha byacu ngo duhinduke, turi muri Satanisme. Ikintu gikomeye kandi giteye ubwoba, Satani arashaka gutsinda ubwoko bw'Imana. Ariko ikindi cyateye agahinda Yesu ndetse gikomeye, nuko ubwo Kristo agiye kugaruka, ubwo ibyo byose, ubwo ibyano byose biri gusohora, ubwoko bw'Imana bwisinziriye butagize ikintu bwitayeho. Abantu ubwoko bw'Imana bugiye kumera nk'abakobwa 10. Yesu yaciye umugani w'abakobwa 10. Umugani w'abakobwa 10 turaza kubona ibyawo mu gitabo cya Matayo igice cya 25 duhereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 13. Yesu yababwiye icyo gitekerezo, ariko turifashisha amagambo aboneka mu gitabo cy'imigani ya Kristo asobanura neza iby'igitekerezo shaka kugira ngo dutekerezeho, buri muntu wese amenye niba ari mu ruhande rw'abakobwa 10 cyangwa se rw'abakobwa 5 b'abanyabwenge cyangwa se 5 b'abapfapfa. Kuko Yesu yavuze ko mu itorero harimo imigabane 2, hari abantu bameze nk'abakobwa b'abapfu, harimo n'abantu bameze nk'abakobwa b'abanyabwenge. Nawe yaranditse aravuga ngo Kristo yatekereje aje abigishwa b'igitekerezo cy'abakobwa 10, yerekana uko itorero rizaba rimeze mbere yo kugaruka kwe. Hariho abantu b'uburyo bubiri bavuga ko bategereje shebuja, bitwa abakobwa cyangwa se abari, uko bavuga ko bafite kwizera. Impamvu twitwa abakobwa cyangwa se abari ni uko tuvuga ko dufite kwizera. Amatara ashushanya ijambo ry'Imana nkuko biri muri Zaburi 119:105. Ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira intambwe zanjye. Hano bavuze igitekerezo cy'abakobwa 10 bari bategereje umukwe, ngo bafite n'amatabaza cyangwa se amatara, ngo umukwe atinze bose barasinzira, ngo nuko mu gice uko basinziriye bumva urusaku rw'umukwe araje. Ariko 5 bari bafite amavuta ahagije, abandi 5 b'abapfapfa cyangwa se abanyabwenge buke bari nta mavuta ahagije bari bafite, ngo bacanye amatara kugira ngo basanganire umukwe. Babandi 5 amatara yabo arazima, babwira bari bafite amatara arimo amavuta ngo nimuduhe, barababwira ngo nimujye kuyigurira mu bacuruzi. Ngo bagiye bagarutse basanga umukwe yinjiye yakinze, arababwira ngo mugende sinigeze mbamenya. Reka dusome iki gitekerezo kivuga amatara ni ikimenyetso cy'umwuka muziranenge. Abakobwa 10 bose bagiye gusanganira umukwe. Twese turi Adventiste bisobanuye abategereje. Twese turi nk'abakobwa bategereje kugaruka k'umukwe. Bose bari bafite amatara n'amacupa ya peteroli. Mu gihe runaka abakobwa basaga naho badafite itandukaniro. Uyu munsi twese uwatureba yabona ko dutegereje kugaruka kwa Kristo, badafite itandukaniro. Uko ni itorero rigomba kumera mu gihe cyo kugaruka kwa Kristo. Aho mu itorero bose bazi ibyanditswe, twarasomye we, duhora tubwira abantu tukabakubitisha ibyanditswe, turabizi twese, kandi twese twamenye ukuri. Bose bahamya ko Kristo agiye kugaruka. Hari umudivantiste tutahamya ko Kristo agiye kugaruka, kandi n'izina ryacu bisobanuye abategereje kugaruka kwa Kristo. Ariko igihe cyo gutegereza hacamo igihe cyo kugerageza kwizera kwabo. Urusaku rwarumvikana ngo dore umukwe araje. Wasanga benshi badafite peteroli mu matara yabo, bene abo ntibaragira mwuka muziranenge. Amavuta, amatabaza tuboneka ashushanya ijambo ry'Imana. Twese Bibiliya turazifite kandi turazemera, ariko amavuta ashushanya mwuka muziranenge. Hari abantu bari mu itorero ariko badafite umwuka w'Imana ngo abayobore, kandi Bibiliya iravuga ngo abayoborwa n'umwuka bose nibo bana b'Imana. Ukuri kugendana n'umwuka w'Imana ntigushobora kweza, ukuri kutagendana n'umwuka w'Imana ntigushobora kweza umutima w'umuntu. Umuntu ufite ukuri ariko akaba adafite umutima w'Imana ntagashobora kwezwa. Impamvu abantu dutera imbuto zikwiriye nuko twanze kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana adakoresheje abantu bagereranywa n'abakobwa b'abapfu ntago bari indyarya. Ariko twebwe noneho nubwo turi no ku rugero byibura rw'abakobwa b'abapfu. Ngo abantu batagereranywa n'abakobwa b'abapfu, abantu bagereranywa n'abakobwa b'abapfu ntago bari indyarya. Nawe cyane byanditse mu gitabo cy'intambara ikomeye. Ariko noneho twebwe turi n'indyarya, ariko hari ibyiringiro. Kristo arashaka kuduhindura. Haleluya.
ntago bari indyarya, bageze ukuri ku bantu kandi bakita ku bakwemera, ariko abo ntibemere gukoreshwa na Mwuka Muziranenge. Akaga nubwo tutari indyarya reka tuba ariko tuvuga, tukanageza ukuri ku bantu, ariko ntabwo twemera gukoreshwa na Mwuka Muziranenge. Mbega akaga! Kandi twabonye ko ibyaha byose bizababarirwa, ariko icyaha cyo gutuka Umwuka Wera kitazababarirwa. Gutuka Umwuka Wera ni ukwanga kwihana. Mbese hari imbabazi zo kwanga kwihana zishoboka kubaho? Ntazo. Ntibaguye ku rutare ngo bemere ko rumenagura kamere yabo. Bene abo bantu nibo babona ibicika bakavuga bati ni amahoro nta kibi kiriho. Ngo abo bantu batayobowe n'Umwuka babona bicika, ariko bakabwira abantu ngo ni amahoro nta kibi kiriho. Iyo abantu batewe ubwoba no gucogora kwabo, binginga abandi ngo babahe icyo babura, ariko mu by'iyobokamana siko bimeze. Nta muntu ubasha kurihirira undi icyo abura. Imico ntitiririkanywa. Nta kwizera Imana mu cyimbo cy'undi, cyangwa ngo yakirire undi umwuka w'Imana. Gukiranuka kwa Nowa nari nawe kera byanditse mu gitabo cy'Intambara ikomeye, aravuga ngo muri icyo gihe nubwo habaho Nowa cyangwa Aburahamu cyangwa Loti, ngo ndababwira ukuri yuko nta muntu n'umwe warokora umuhungu n'umukobwa. Ubu ngubu igihe tugezemo, kwizera k'umuntu kuzarokora ubwe bugingo gusa. Ntabwo kwizera kwanjye kuzarokora ukwizera k'umugore wanjye, ntabwo kwizera kwawe kuzarokora ukwizera k'umwana wawe. Imico y'umuntu igaragara mu gihe cy'ibyago. Igihe ijwi ryumvikanaga mu gicuku rivuga ngo dore umukwe araje, maze abakobwa bari basinziriye bagakanguka, nibwo abiteguye bagaragaye. Bose baratunguwe, nyamara bamwe bari biteguye ariko abandi batiteguye. Nyamara natwe igihe kigiye kugera dutungurwa nk'uko uyu mwana yatubwirije akatubwira ngo nimube maso, nitutaba maso tuzatungurwa. Yaduhaye igitekerezo kiboneka muri Matayo 24:45 kugeza kwa 50, havuga ngo ninde mugaragu w'ubwenge ukiranuka shebuja yasigiyeho mu rugo rwe ngo abagerere igihe cyaryo, ngo mugaragara hirwa shebuja naza agasanga bikora. Ngo ndababwira ukuri yuko azamwegurira ibyo byose. Haleluya, haleluya. Umugaragu ukiranuka w'ubwenge shebuja yasigiyeho mu rugo rwe nagera igerera igihe cyaryo akabikora nk'uko bikwiye. Ngo ndababwira ukuri yuko azamwegurira ibyo byose. Ariko umugaragu mubi niyibwira ati dace tabuja aratinze, agatangira gukubita abagaragu bagenzi be no gusangira n'abasinzi, ngo ndababwira ukuri yuko azamutungurira umunsi atabitekereje, amucamo kabiri, amuhanane n'indyarya, ngo niho bazaririra bagahekenyera amenyo. Nyamara twese tumeze nk'abagaragu b'abapfapfa, turasinziriye, ntabwo tuzi twitaye ku gihe cyo kugaruka kwa databuja. Ngo bose baratunguwe, nyamara bamwe bari biteguye abandi batiteguye. Bityo akaga nikaza gitunguro, igihe urupfu ruzaba rubagera amajanja, nigabeshejweho n'ubuntu bazagaragara. Gusuzuma gukomeye guheruka kuba mu gihe cyo kurangira kw'imbabazi, igihe umuntu aba atagishoboye guhabwa icyo akeneye. Mu ntambara ikomeye baravuze ngo Yesu agisohoka mu buturo bwera, abatuye isi bose batwikirwa n'umwijima w'icuraburindi. Ngo muri icyo gihe giteye ubwoba, intungane zigomba kuba imbere y'Imana hatakiriho umuhuza w'abantu n'Imana. Ngo abantu bose bazifuza ubwihisho mu mbabazi z'Imana basuzuguye igihe kirekire. Abantu bose ubwo igihe cy'imbabazi zizaba kirangiye, Yesu avuze ngo wera nagumye n'uwanduye umutima agumye yandure, ngo abantu bose bazifuza ubwihisho mu mbabazi z'Imana basuzuguye igihe kirekire. Abagereranywa n'abakobwa 10 bose bavuga ko ari abakirisitu, bose bafite izina n'itara kandi bavuga ko bakorera Imana, bose bagaragara ko bategereje kubona Kristo agarutse, nyamara abagereranywa na 5 ntibiteguye. Muri iri torero harimo abantu bagereranywa na 5 batiteguye, abantu banze kwakira umwuka w'Imana ngo ayobore imibereho yabo, bagaragara nk'abatiteguye. Bazatangara bashobewe igihe bazaba babushije kwinjira mu nzu y'ibirori, bazatangara bashoberwe igihe umukwe azasanga tutambaye umwambaro w'ubukwe. Kandi Kristo yaravuze ngo ungweho izahabu yatunganyijwe mu ruganda ngo uboneke umutunzi, kandi ungureho umwambaro wera kugira ngo wishishwe neza ubwambare bwawe butagaragara. Umwambaro wera ni ugukiranuka kwa Kristo. Izahabu yatunganyijwe mu ruganda ni imico myiza ya Kristo. Umuti wo gusiga ku maso ni ubumenyi bw'umwuka, ni mwuka wera kugira ngo umenye ibibi byange kandi umenye ibyiza bikurikire. Ngo abankunda bose ndabacyanka bahihano. Iri mu byahishwe igice cya 3:21. Ngo gira umwete wihane, dore magaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyo birijana agakingura urugi nzinjiriwe dusangire. Nyamara abantu ntabwo bashaka gukingurira urugi rw'imitima yabo Yesu ngo yinjiremo. Nyamara hano baravuze ngo nyamara abagereranywa na 5 ntibiteguye, bazatangara bashobewe igihe bazaba babujijwe kwinjira mu nzu y'ibirori. Yaranditse aravuga ngo kuki hari abazakubwa n'isoni ku munsi w'urubanza,
ku munsi uheruka benshi bazaba baburana kwemerwa mu bwami bwa Kristo. Bazavuga bati nitwicaraga imbere yawe tukagaburirwa ndetse tukigishirizwa mu nzu z'iwacu. Kuza mu rusengero gusa se udashaka guhinduka, udashaka kwemera umwuka w'Imana ngo yinjire mu mutima wawe byaguhesha ubugingo. Bazaburana ngo nitwicaraga imbere yawe tukagaburirwa ndetse tukigishirizwa mu nzu z'iwacu. Bazavuga bati nyagasani ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Abantu benshi bazakora ibitangaza n'ibimenyetso, abantu benshi bazabwiriza abantu bihane, ariko kubera ko banze kuyoborwa n'umwuka w'Imana bazaba nka wa mugani utarabayeho w'igikeri ngo cyatanze imirizo kikagira kikihibagirwa. Benshi bazaba nk'ibyapa biyobora abandi ku gakiza, ariko byo bigasigara aho ngaho. Ngo ntitwakoraga ibitangaza, ariko azabasubiza ati sinigeze kubamenya n'umunsi imbere. Ni muri Matayo igice cya 2 umurongo 22 n'umurongo 23. Iyaba buri muntu wese uri hano yakandikije izina rye mu gitabo cy'ubugingo, iyaba buri muntu wese uri hano yakemeye iki kimenyetso turimo twiga cy'Imana kikandikwa mu ruhanga rwe. Kubera ko ayo magambo nanayabwiye abasore, nanayabwiye ku isabato yashize mbona nanayavuga ari mu gitabo cyitwa Ibizaba mu minsi y'imperuka, avuga ngo ikimenyetso cy'Imana ntabwo kizigera gishyirwa mu ruhanga rw'umugore cyangwa umugabo bakunda iby'isi kuruta gukunda Imana. Ntabwo kizigera gishyirwa mu ruhanga rw'umugabo cyangwa umugore bararikira iby'isi no kwishyira hejuru. Ngaho ikimenyetso cy'Imana cyashyirwa mu ruhanga rw'umugabo cyangwa umugore bemeye kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza wabo bakamutuza mu bugingo bwe. Kuri bya narimo babwira by'imigambi ya Satani muri iki gihe, bavuze yuko kimwe mu bintu biri gukoma mu nkokora imigambi ya Satani ari abantu babyawe ubwa kabiri. Haleluya, haleluya. Abantu babyawe ubwa kabiri bakakira Kristo nk'umwami n'umukiza, bakabyarwa n'amazi n'umwuka, bakemera kuyoborwa n'umwuka, kuko birivuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Nibo bantu bari gukoma mu nkokora imigambi ya Satani, nibo bantu Satani hanzeho amaso, ariko Kristo azabaha imbaraga, azabaneshereza ijyo ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amagambo ateye agahinda kurusha andi yose naya y'akaga avuga ngo sinigeze kubamenya. Byaba bibabaje, barabwirije ubutumwa bwiza, ariko bazajya imbere y'umwami akubwira ngo sinigeze kubamenya. Byaba bibabaje waricaye hano ariko Kristo atakuzi, ariko uyu munsi Kristo arambuye ibiganza n'Imana rihabwa icyubahiro. Aduhanze amaso kandi arashaka ko twezwa, arashaka ko dukizwa. Ukugirana umushyikirano n'umwuka w'Imana mwagiye mukirensa nibyo byonyine byajyaga kubaha ibirori mu mwanya muri ibi birori. Ngo gukerensa umwuka nibyo byonyine byakaduhesheje umwanya mu bwami bw'ijuru, ariko turimo turawukerensa. Kudakerensa umwuka ntimushobora kuzagira uruhare muri bwo. Umuntu ufite umutima wagushijwe ikinya n'iby'isi ntashobora gukunda no kuzinezezwa n'ubwo bukwe cyangwa se kubwishimira. Mwivukijwe ijwi kubera ko mwanze kugirana umushyikirano naryo. Amatara y'abakobwa b'abanyabwenge ntiyigeze azima. Haleluya. Amatara y'abakobwa b'abanyabwenge ntiyigeze azima muri rya joro ryo kuba maso, niyo yabamurikiye mu birori by'ubukwe. Haleluya. Umwuka w'Imana nasaba mu mitima yacu mu bihe by'umwijima, mu bihe byo kugeragezwa tuzamurikirwa. Amatara y'abakobwa b'abanyabwenge ntiyigeze azima muri iryo joro ryo kuba maso, niyo yabamurikiye mu birori by'ubukwe. Bityo abakurikira Kristo bakwiye kumurikira abari mu isi y'umwijima. Haleluya, haleluya. Bityo abakurikira Kristo bakwiye kumurikira abari mu mwijima. Iyo ijambo ry'Imana rikoreshejwe na Mwuka Muziranenge rihinduka umucyo n'imbaraga yo guhindura abaryakiriye. Haleluya. Iyo ijambo ry'Imana rikoreshejwe na Mwuka Muziranenge rihinduka umucyo n'imbaraga yo guhindura abaryakiriye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Yaba twari twemeye Kristo agakorera mu mibereho yacu, yaba twari twemeye Kristo imibereho yacu akayihindura, twakabereye isi umucyo, bityo abatubona bagahimbaza izina ry'Imana. Ariko twabereye imbogamizi, nk'uko Yesu yabwiye Abayuda ngo mwabaye nk'ibiti by'inganzamarumbo bitera imbuto kandi byatwikiriye ibindi biti kugira ngo umucyo w'izuba utabigeraho. Iyaba uyu munsi twari twemereye Kristo akayobora imibereho yacu, iyaba twari dutekereje ku bihe bikomeye kandi bigoye turi gusohoramo, twakamanitse amaboko tukavuga tuti Kristo turatsinzwe, twemeye gutsindwa, tubabarire uduhindurire amateka, twemeye ko turi abanyantege, twarakugomeye bishoboka, turahindukiye, turaje mwana w'intama utweze.
muri Yeremiya igice cyaho cya 21 umurongo wa 12 hari imiburo cyangwa se inama twagiriwe, kubera ko twatangije isomo ryavugaga ngo dore iki kirashize, isarura rirarangiye kandi tudakishijwe. Kubera iki igihe cy'isarura kigiye kurangira kandi tudakishijwe? Twatangiye ububyutse mu mwaka wa 2012 niyo 2011, volume 7 zarahise. Turavuga ngo ububyutse mu murimo ni igihe cy'isarura, ububyutse mu murimo twese duhaguruke dukore, ububyutse mu murimo twahamagare kugurukana ubutumwa iki nicyo gihe. Nyamara igihe cy'isarura kirasohoye tudakishijwe, igihe cy'isarura kirageze tutemeye Mwuka w'Imana ngo ayobore intekerezo zacu. Muri Yesaya igice cya 21 umurongo wa 12 hari inama Kristo atugira, nkuko yavuze muri Yesaya nanone igice cya 1 umurongo wa 18 avuga ngo nimuze tujye inama, naho ibyaha byanyu bitukura tugutuku ndabyeza bishitse na shiregi, naho byatukura nk'umuhemba arabihindura nk'ubwoya bw'intama bwera. Nimwemera mukumvira muzaryiza byo mu gihugu, ariko nimwenga mukagoma inkota izabarya kuko Uwiteka ariko kabivuze. Yaba twari twemeye inama z'umugabo wo guhamya ukiranuka. Muri Yesaya igice cya 21 umurongo wa 12 haravuga ngo umurinzi aramusubiza ati bugiye gucya kandi bwongere bwire, nimushaka kubaza mubaze nimuhindukire muze. Haleluya. Twari twiga amagambo avuga ngo ubu ni igihe ki, ngo umurinzi yarasubije ngo twabitangije indirimbo ivuga ngo umurinzi we ngaho mbwira mbese bugiye gucya, ngo nta bimenyetso urabona ko umwami yegereje. Hano baravuze ngo umurinzi arasubiza ati bugiye gucya kandi bwongere bwire, nimushaka kubaza mubaze nimuhindukire muze. Bugiye kwira bwongere buke, nimushaka kubaza mubaze nimuhindukire mugarukire Uwiteka. Muri Yeremiya igice cya 25 umurongo wa 5 hari amagambo avuga ngo, Yeremiya 25 umurongo wa 5 yaranditse aravuga ngo nimuhindukire ubu, nimuhindukire ubu, ntutekereze ko gufata umwanzuro kwa warejo. Nimuhindukire ubu ngubu, nimuhindukire ubu umuntu wese ave mu nzira ye mbi no mu bibi by'imirimo yanyu, mube mu gihugu Uwiteka yabahanye na basoko bwo kuruza uhereye kera ukageza iteka ryose. Haleluya. Muhindukire ubu ngubu, igihe cyo kwihana kwanyu n'uyu munsi. Ntutekereze ko arejo uko nyiranzirane si byamubayeho namwe murabizi. Mwene rupfu ahora tubanguriye inkota, niyo imbabazi zawe atari burangire uyu munsi urupfu rushobora kugutungura bityo ugasinzira. Nimuhindukire ubu ngubu. Muri Ezekiel igice cya 18 umurongo wa 32 bavuzemo amagambo y'ingenzi y'imbuzi. Baratubwira ngo umurongo wa 32 w'igice cya Ezekiel cya 18 erega sinishimira ugiye gupfa ko yapfa, nuko muhindukire mubeho ko umwami Uwiteka avuga. Haleluya. Uwiteka muri iki gihe tubonye dusohoyemo gikomeye kandi giteye ubwoba, bavuze yuko dukwiye guhindukira Uwiteka, kandi guhindukira kwacu uyu munsi, guhindukira kwacu ntago ari ejo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo niwumva ijwi ryayo none niwo munsi wo kwemerwamo, niwumva ijwi ryayo ntibinangire umutima. Turasoreza ku isomo nanone ryo muri Ezekiel igice cya 33 umurongo wa 11 dukunda kuvuga igihe kinini, aho yavuze ngo ubabwire uti ubihanangirize. Umwami Imana aravuga ngo ndirahiye sinezwa no gupfa k'umunyabyaha, ahubwo nezwa nuko umunyabyaha ava mu nzira ze maze agahindukira akabaho. Nimuve mu nzira zanyu muhindukire mubeho. Kuki mwarinda gupfa mwabizo Isirayeli mwe? Kuki mwarinda gupfa mwabizo Isirayeli mwe? Kuki mwagundira ibyaha byanyu? Kuki mwarinda gupfa? Haragatekereza nkunda kubabwira nako inshuro nyinshi maze ukababwira inshuro nyinshi, kukuntu abantu b'abahanga mu gufata inyamaswa zitwa inguge bazifataga. Ngo bafataga igiti kuko izo nyamaswa zakundaga umuceri cyane, ngo bagacukuramo umwobo mutoya barangiza bagasesekamo umuceri. Ngo inguge yarazaga ikarambura akaboko kayo ko enda kugira ikiganza nk'icy'umuntu, ikinjiza muri wa mwobo urimo umuceri ikawufata. Iyo amaraga gufata umuceri ikiganza cyahitaga kibyimba, noneho yakurura ngo ivanemo wa muceri ikiganza kikanga kuvamo, igakurura ikabura ubwenge bwo kugira ngo irekure uwo muceri irokore ubugingo bwayo kugeza abayiteze baje bakayicira ku kiganza cy'umuceri. Niko n'abantu benshi bagundiriye inzangano mu mitima yabo, bagundiriye ibyaha mu mitima yabo, bagundiriye ubugugu mu mitima yabo, bagundiriye ibyo banze kurekura bagiye kurimbuka.
nyamara ngo niturimbuka tuzasanga twari tumeze nk'abazirikishije uruteja, tuzasanga turimbuwe kandi turimbuwe n'akantu gatoya. aho Kristo yakoze icyashobokaga cyose kugira ngo arokore ubugingo bw'umuntu. Byahishuwe nako mu byakozwe n'igice cya 3 umurongo wa 19 hari amagambo avuga ngo ariryo somo tugiye gusorezaho. Byakozwe n'igice cya 3 umurongo waho wa 19 Pawulo yaranditse aravuga ngo nuko mwihane muhindukire. Haleluya. Nuko mwihane mugire gute? Muhindukire. Ko Petero yaranditse aravuga ngo mube maso musenge kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka kubaconshomera. Kandi twabonye ko kimwe mu bintu biri gutuma Satani akora cyane ni uko azi yuko afite igihe gitoya. Pawulo aravuga ngo nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe ngo iminsi yo guhemburwa ibone ko izituruka ku Mwami Imana. Haleluya. Mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe kugira ngo nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku Mwami Imana. Kwihane duhindukire kugira ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza. Yaba twari twemeye tugahindukira, yaba twari twemereye ijwi ry'umwuka, yaba twari twemereye imbaraga y'Imana igakorera muri twebwe, twakabashije kurokora ubugingo bwacu. Kubera yuko turabibonye neza ko dusohoreho n'ibihe bigoye kandi bikomeye byo mu mateka y'isi. Imana itube hafi, Imana itweze, Imana iduha imbaraga zo kuyoborwa n'umwuka wayo, kuko abayoborwa n'umwuka ari bo bana b'Imana. Kandi twabonye yuko nituyoborwa n'umwuka ariko tuzabasha kwera imbuto z'umwuka, kuko ngo muyoborwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere yanyu irarikira. Kubera ko kamere yarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka akararikira ibyo kamere nayo yanga. Birabusa. Umwuka ibyo umwuka akunda kamere irabyanga, ibyo kamere yanga umwuka arabikunda. Rero ni muyoborwa n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere zanyu zirarikira. Mucyo rero umwuka w'Imana abane natwe kandi atuyobore. Umuntu wese atekereze mu mutima we yikiranure n'Imana bikitwa none, kuko imbabazi zigiye kurangira. Umuntu wese yihane nk'uko bikwiye, kuko hari umuvandimwe ejo numvise w'umudivantiste avuga ngo yabwiye abana ngo Imana ngo ntabwo ishobora kubabarira, ngo ntabwo Imana ishobora kukubabarira. Yarimo avuga ibijyanye no kubabarirwa ariko mu buryo butari bwo. Ngo ntabwo Imana ishobora kukubabarira mu gihe akoze icyaha cy'ubusambanyi ngo utagiye kureba umuntu ngo cyaturira ngo ugende ngo bivuge hose. Kwihana nabyo bigira uko bikorwamo. Niba wiyemeje kwihana icyaha uzi ko wakoreye mu rwihisho, ugomba kugenda we n'Imana yawe mubiziranyeho mukagira mute, mukabyihana mukabyatura. Ariko kuri icyo ngicyo cyo kuvuga ngo mu rwihisho, hari ibyaha dusabwa kwatura tukabibwira abo twabikoreye. Nk'ubu twabivuzeho turi no mu minsi 100 yo kwibuka. Ntabwo abantu kandi no mu bizera barimo nigeze no kubivugaho bushize, ntabwo umuntu wisha abantu b'umuntu akabaza ahantu bashyinguye imyaka ibaye 29 ngo ari we wenyine ko yabikoze, ntugire icyo cyaha Imana izakikubabarira nutabivuga ngo ugende usabe imbabazi n'abo bantu bahemukiye. Ntavuga gutyo ngo uvuge ngo ugomeze ubigundire mu mutima wawe ngo uvuge ngo turabizi ariko Imana izabimbabarira ndumva bingoye. Ubwami bw'ijuru buri kure yawe niba utaremeye ngo ubohore iyo mitima imaze imyaka 29 ibabaye itazi aho abantu babo bagize gute bashyinguye. Ariko niba uzi yuko hari icyaha wakoreye uziranyeho n'Imana yawe, kihaneho n'Imana yawe. Niba uzi yuko ari cyo wakoreye umuntu ugende umusaba imbabazi. Niba uzi yuko ari byo wakoreye mu ruhame waturiye mu ruhame abantu bose bamenye ko wagize gute wihanye. Kuko ubwo yavugaga ibyo ngibyo uwo muntu ntabwo ni hari umuntu wabwirije ahantu mu mavugurura mukuru w'itorero arahaguruka aravuga ngo abadiyakonikazi aba n'aba bose nasambanye nabo baratashye muri ya mvugo y'urubyiruko ingo zabo